Ye reka rero tuganire nanone muri aya masaha twongeye tuvuge ku kimera gitangaje, handitseho ngo ikimera gitangaje cyitwa ineza. Ineza from Ishangi Company Limited Rwanda. Iki kimera gitangaje ni ikimera gikiza imihango iryana y'abadamu n'abakobwa, cyitwa ineza. Ni ikimera gikiza imihango iryana y'abadamu n'abakobwa, ikimera gitangaje. Ikimera gikorwa na kampani Ishangi kandi cyiza. Ikindi gishongesha ibibyimba bifatanya ababyeyi. Gishongesha ibibyimba bifatanya ababyeyi. Kigabanya ibinure byinshi by'umurengera biri mu mubiri, cyane cyane kuri ba badamu badasama kubera ibyo binure biba birimo imbere. Ibyo binure biba birimo imbere kirabishongesha. Abadamu bafite ikibazo cyo kudasama, abadamu bafite ikibazo cyo kutabyara, cyangwa se bafite bya bintu by'ibicece, ibintu by'ibicece baba badakeneye, kirabishongesha bigashiramo. Iyo ni ineza, kimera gitangaje. Kiringaniza imisemburo yabaye myinshi kandi kikongera iyagabanutse. Bivuze ngo gikora balance y'ibiri umuntu afite, kikamenya ngo uyu muntu akwiye kuba afite imisemburo ingana gutya, cyangwa se akwiye kuba imisemburo ye ingana kuri iki gipimo kingana gutya. Mbese iyo umuntu ayinyweye ubwayo kimutegeka iyo agomba gusigarana mizima, imisemburo ikwiriye, yandi ashobora kumutera indwara. Kuko imisemburo yabaye myinshi mu mubiri w'umuntu w'umudamu ararwara. Hari indwara arwara zitandukanye. Niyo yabaye mike kandi hari ibindi bibazo agira, hari izindi ngorane agira, cyane cyane zirimo no kudasama. Imisemburo mike umudamu yifite ashobora kudasama. Cyongera ububobere ku batabufite. Cyongera ububobere ku badafite ububobere. Ubwo ni ukuvuga ngo ni babandi batagira amavangingo, babandi bafite ikibazo cyo kuba bagira za infection mu gitsina, abantu baribwa mu gitsina, abantu bagira ikibazo cyo kubabara umugongo wa buri gihe, abantu bagira ikibazo cy'ibinya, abantu bagira ikibazo cyo guhekenywa mu ngingo, cyangwa se abakunda kugira injerere mu matwi, basamira mu matwi kubera impamvu zikurikira: kubakoresheje imiti iringaniza urubyaro, abarwaye diabete, abarwaye impyiko, abarwaye umwijima, umuvuduko na kanseri zitandukanye, cyangwa se abafite ihungabana n'ibindi bibazo bitandukanye. Iyi ngiyi uyu muti witwa ineza urabikora. Ineza ifite ubushobozi bwose bwo kurinda abadamu n'abakobwa mu buryo butangaje kandi ikabavura za ndwara zitandukanye. Ni nziza rero kuri buri wese. Ni nayo mpamvu iyo dusomye hariya mu itangira igice cya mbere umurongo wa 29 dusangamo isomo rivuga ngo maze Imana iravuga iti dore mbahaye ibimera ngo ibyo kurya byo kubatunga bya buri munsi. Byumvikane ko Imana yatanze ibimera kugira ngo bibe ibyo gutunga umuntu, ndetse by'umwihariko binamuvure n'indwara, bikingira indwara, bikavura indwara, kandi bikongera n'abasirikare mu mubiri. Iyo ukoresheje ibimera byanze bikunze uba wizeye yuko harimo umuti, harimo gukingira indwara, hakabamo no kuyivura. Bivuze ngo rero ibi bimera bikorwa na kampani Ishangi ni ibimera byiza kandi bidatakaje umwimerere wabyo, byashobora gufasha buri muntu wese, hanyuma noneho akabasha gukira indwara mu buryo bworoshye. Ni byiza rero yuko abantu bazaza babyifashisha, byabafasha gukira za ndwara nk'uko twabibonye zigiye zitandukanye, ndetse by'umwihariko bakabasha no kongera igihe cyo kurama. Igisubizo ni cya kindi rero, ni za nomero sinazibabwiye se, nazibabwiye. Ni 078540, nzajya nzibabwira buri gihe. Ni 078540, ujye uzibwira n'abandi bantu, sibyo? 0785408252, kandi ahantu hose wagera mu gihugu ushobora kuhasanga Ishangi. Uzasanga ikirango cyacu cyanditseho Ishangi, Ishangi Company Limited Rwanda. Aho ngaho nuhagera uzinjire, bazaguhereza ineza. Uzarebe ko no kuri iryo cupa hariho ikirango cy'Ishangi. Niba nta kiriho, iyo neza ntago ari Ishangi, bazaba bagutuburiye.
iyi shangi haba hariho ikirango cy'ishangi. Bayipirasi tuzabafata, abazayipirata tuzabafata kubera ko dufite ibimenyetso by'abagenti bacu. Ushobora kuduhamagara uti iyi ngiyi ni neza naguze mu ishangi wanyu, hehe wayiguze n'umuganga witwa nde? Tuzamumenya rero hanyuma tumukurikirane. Uwo muganga tuzamukurikirana, hari inzego zibishinzwe. Abantu bigana iby'abandi, abo ngabo hari inzego zibishinzwe zizabakurikirana. Ntuzagire ikibazo niba baguhaye umuti, banza uhamagare no kuri nomero ziriho urebe ko abantu baziguhaye kuko ari bo ku cyicaro cy'ishangi. Kubera birashoboka yuko uwo muti atari uw'ishangi kandi bawisi neza. Murakoze cyane, ndumva aho ngaho ngiye gutanga umwanya kugira ngo mumbaze.